Rero nibyo Satani ahangisha mu bantu ariko sibwo butumwa bwiza. Ntumve cyari cyo gisubizo. Wavuze ngo hatunaka ngo biremera. Hari ubwo bikora bigasohora. Ariko si Imana ibibikoze ibigukoresheje. Si Imana ibibigukoresheje. Ariko naye yemera ko bibaho. Imana. Yego. Reka turebe mu Batesalonike ba kabiri. Igice cya kabiri. Batesalonike ba kabiri igice cya kabiri. Mu wa 9. Nawe wafata Bibiliya yawe. Ibice bibiri guhera ku murongo wa 9. Aravuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza n'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ariko bene data bakundwa n'umwami wacu dukwiriye kubashimira Imana iteka kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Nibyo byabahamagariye, nibyo yabahamagariye ibahamagaje ubutumwa twahawe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero bene data muhagarare mushikamye mukomeze inyigisho mwigishijwe naho zaba ari izo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu. Nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo ihumuriza imitima yanyu ibakomeze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Amen. Urumva shiki yanjye afite ngo hariho ubuhenzi bwinshi cyane ndetse ngo hariho n'imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso bidasanzwe ngo ariko kubarimbuka. Urimo kubyumva? Yego. Ukubera ko banze kwizera ukuri ngo bakizwe. Ngo rero gituma Imana nayo ngo yahisemo kubatoraniriza iyo myuka yo kubashuka ngo kugira ngo abatizeye iby'ukuri ngo bakizera ibyo binyoma cyangwa se bagakunda ibyo binyoma, sibyo? Yego, bakomeze navuga ngo kuryoherwa nabyo barareba n'ibitangaza. Burya umuntu wakoze ibitangaza nk'uko se bivuga n'ibimenyetso n'ibiki byose akanahanura ibintu bikaba kugira ngo uzamukura aho hantu biragoye, kubera ko iyo bibaye avuga ko ari umuntu w'Imana kandi ko ari umukozi w'Imana. Imana rero nayo ikomeza kubibarekera kugira ngo bakomeze biringire iki ibinyoma, hanyuma ibone uko nayo izabarimburira mw'ibyo binyoma byabo, sibyo? Ariko Pawulo hepfo rero aravuga ngo ariko bene data bakundwa rero ngo mwebweho ngo dukomeza kubashimira Imana iteka ngo kubera ko uhereye kera ngo mwebweho Imana yabatoranirije agakiza, sibyo? Umurongo wa 13. Ariko bene data bakundwa n'umwami wacu dukwiriye kubashimira Imana iteka kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri, sibyo? Urumva yabanje kuvuga batarizeye ukuri bakizera ibinyoma. N'Imana igashima ko iyo myuka bayigumamo kugira ngo bazarimbukire muri yo. Ariko no aza kuvuga ko hari abandi sasa. Nawe turagushimira Imana ko nawe uherekera Imana yagutoranyirije agakiza kava ku kwizera ukuri,
kandi ukuri n'ubundi ni Yesu nk'uko twahereye kare tubivuga ngo nibyo yabahamagariye ibahamagaje ubutumwa twahawe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ngira ngo wumvishe ko nta bundi bwiza twavuze, wumvishe ko nta kundi gukiranuka twavuze, ni ugukiranuka kwande kwa Yesu Kristo, sibyo? Uwizeye ukuri ni uwizeye Yesu, uwizeye ukuri ni utishingikirije kubyo akora ibyo ari byo byose, sibyo? Ngo nuko rero bene data muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba arizo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu, sibyo? Nuko umwami wacu Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka byose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo, sibyo? Umuntu wizeye Kristo niwe ufite ihumure ry'iteka byose n'ibyiringiro byiza, ibyiringiro bidakoza isoni. Hari abantu bafite ibyiringiro bikoza isoni. Umuntu akavuga ngo yizeye Yesu ngo ariko ngo yumva ashobora kurimbuka. Ibyo ni ibyiringiro bibi, ibyo ni ibyiringiro bipfuye, sibyo? Ariko Imana yaradukunze iduha ngo ibyiringiro byiza n'ihumure ry'iteka byose, ngo byose kubw'ubuntu bwayo. Ariko se iryo humure riva he? Iryo humure n'ahandi riva ni ugusobanukirwa ko ikibazo wari ufite n'Imana yagize gute cyakemutse, sibyo? Ngo ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Ariko nashaka kuvuga ko ari ibimenyetso, ari ibitangaza, ari ibyo byose watekereza bikomeye abantu bakora ariko batari bizera na Yesu. Ugasanga mu muhanuzi ariko mwaza nimba ari umukiranutsi akubwira ko ari umunyabyaha, akubwira ko nta mukiranutsi ubaho, ko ntwari bwira acumuye 7:70, sibyo se? No kuvuga ngo abo bose ni imyuka y'ubushukanyi ndetse n'ubuhenzi bafite, Imana nayo ikemera ko bayigumamo kugira ngo bazarimbukire muri yo, sibyo? Ariko nk'uko yabivuze nyine Isiraheli ntabwo ari ibintu bivuye ku Mana. Amagambo muze yavuze dutangira, wumvishe ko Yesu yavuze ngo nta kindi gitangaza muzagira gute muzabona kiretse icya Yona wamaze iminsi 3 mu mva n'amajoro, plutôt mu nda y'urufi n'amajoro 3 mu nda y'urufi, sibyo? Bavuga ati rero igitangaza gikomeye kurenza ibindi byose, Imana yonyine ikomeye idasanzwe, nuko umuntu ava mu rupfu akajya mu bugingo buhoraho, sibyo? Naho navuga indimi z'abantu ndetse nkavuga n'iz'abamarayika, naho nakwitanga ubwanjye wigeze uvuga ku ndimi. Ariko Pawulo abivuga mu Bakorinto wa mbere igice cya 13 yaravuze ngo naho navuga indimi z'abantu nkavuga n'indimi z'abamarayika, ngo ariko singire, ngo naho nakwitanga ngo ntwikwe, naho natanga n'ibyanjye byose nkabihereza abakene, ariko ndafite urukundo, ibyo byose ntacyo biba bimaze, ngo mbaye nk'icyuma kirenga. Urimo kubyumva? Ese urukundo yavugaga buriya ni uruhe? Ni Kristo. Kuko biravuga ngo Imana yagaragaje urukundo idukunda ubwo Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Umuyandi magambo indimi wazivuga, ukavuga iz'abantu, ukavuga iz'abamarayika, ariko udafite Kristo n'ubundi ntacyo biba umeze nk'icyuma kirenga. Kandi biriya mbe Olivier turikomora byakomokaga ngo kuko abenshi baravugaga ngo n'aba Kristo ngo buzuye umwuka wera ngo bavuga izindi ndimi. Zira ndimi bavugaga ntabwo zihwanye na ziriya zo mu dini zivugwa. Itandukaniro niri hariya ni abanyamahanga bari bateranye b'abantu b'uburyo butari bumwe. Hari abavugaga igifaransa, hari abavugaga icyongereza, hari abavugaga ikinyarwanda n'urugero. None kugira ngo ubutumwa bwiza bwumvikane, Mahoro wumva icyongereza ngahabwa kuvuga icyongereza kugira ngo ubashe kubyumva. Ukumva ni indimi z'abantu nta nubwo ari indimi z'Imana. Bazita indimi z'Imana rero, uretse ko umuntu yihimbazagamo kugira ngo ituro riboneka ubimenye ubyumve neza. Twaravunikaga turi gushaka agakiza,
ariko natwe tukagira ibyo tubona. Ndubizi si iyo nzu si wowe wayubatseho nawe. bakubakiye inzu iyi nzu mu mezi 3 yari yuzuye nk'umukozi w'Imana ngo ndi umukozi w'Imana. wabateye ubwoba wabakanze barabishyiraga imbaraga zo kudukanga abarovu nanjye ariko nibwo nari mbizi nanjye ngimara guhamagarwa no kwizera icyo kibazo nakigizeho numva Imana ikoreye muri uyu iminsi yo kujijwe Imana yarayirengagije. Nanjye mu gihe cyo nahagararaga ngatabura ibiroza ahantu babiroze naravugaga ati ni Imana iri muri njyewe kabisa. Kandi impamvu ubutumwa bwiza bukomeye iyo kumva ngo nge Isiraheli nakiye ubutumwa bwiza hari igihe nabaga nishomereye ngegura Bibiliya nginjira mu idini simbure gucyura Bibiliya ubwo nibyo Bibiliya ingana bicyura ubwo rero bya Bibiliya nabicyura kugira ngo ariko reba ubutumwa bwiza bwanguye mu ibyo ngibyo ibyo Bibiliya ngabyirengagiza mvuza inzu yo mwebwe mwubatse matora ndyamaho ni ibyo byaturutsemo kugira ngo mbireke sinuko nari naniwe kubivuga ahubwo ni ikindi cyageze muri nge kimaze kugeramo ubu sinshobora nta nubwo bishoboka na gatoya ntabwo bishoboka naburara nakwambara ubusa Kristo arambagije. Ni nayo mpamvu rero ibyo byarasohoraga bimwe bigasohora ibindi ndibisohore ibindi bikagira gute ariko umuntu akabishakira uburyo bwo gusohora. Uribuka babandi twasengeraga bamwe ugafata ugakubita ngo dayimoni muvemo dayimoni bagakubitwa ngo basengera abadayimoni babave kandi ari ukugira ngo atake nataka ngo mba satani iravuze none ngo burya ngo babandi ngo birakomeye bigize gute ubwo ndabwo ari bwo butumwa bwiza kandi ari ibyo gukorera ijuru no kurishaka nawe ibyo byo wakoze ndabwo byari bikeya n'ubundi byari bihaye none si byakunguye sinzi ejo bundi bari gupima ngo ahantu bazashyira amapoti n'ahangaha numva umunyedeni arambiye gusira ngo igihe nasenge ngo Imana ngenda binyumva ngo kubera iki ngo nosi ngo ko biguye hariya ngo bakabazamuha amamiliyoni ngo kandi wadasenga naye ndamubwira none si nyine ibyo wakoze byose wubaka inzengero ugira gute ko unimereye uko wari umeze yabagakiza arakagurwa cyangwa ukagira icyo ukorera Imana unayikorera witwa ngo ukoze byiza ariko ukanakomeza ugakina yaba nari Imana uri gukorera n'ubugingo buri gushaka ntabwo bishoboka. Kristo wenyine rero niwe watubambiwe baririmbye barimbaga ngo namuhaye ibyahambahiriza agakiza kandi ako gakiza niyo nyungu y'ikuri njya mvuga ngo niyo zahabu yahishwe twarayihishuriwe iduhereza umunezero tuburaye dushonje turavuga tutaraduhagije kuko dutuye mu ijuru. Tekereza iyo ugenda mu muhanda iyo uri mu modoka uravuga ati kandi yigize impanuka nkapfa ndakibyo bindwaye nta kibazo ntabwo dutinya ubwoba bw'urupfu nta na gatoya. Reka ngarukiza